aturuka muri Kongo angana iki? Urakoze cyane Sandrine. Ntabwo dukeneye amabuye ya Kongo kugira ngo dutere imbere. Imisozi yacu irimo amabuye. Icyo dusabwa cyonyine ni ukumva agaciro kayo, tukabishyiramo imbaraga, tukagira icyerekezo kirambye, tukamenya ko tutazatwohereza amabuye atanoze ahubwo tukajya no kuyatunganya. Ndetse nk'uko nabivuze kare, tukaba twaba ihuriro ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace kandi atunganyije. Murakoze. Murakoze cyane. Icyiza cy'ibyo avuga, amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya, aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Kubera ko nujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere, birirwa bidukurikirana ku mabuye y'agaciro. Nta mabuye y'agaciro bagira, ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya, ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira azi iwacu. Nicyo biba bivuze gusa. Ariko arajya iwanyu kubera iki? Inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho? Ibyo biri mu yahe mategeko? Biri mu yihe mico byo kuvuga ngo wowe ntuzagire icyo ukora, ibintu byose bizajya binyura hano? Hano hari inziraga, abantu barahakoresha, abo duturanye nabo. Ibice bya Kongo ntabwo byose duturanye nabo kuri Eastern Congo. Ibiva Katanga, ibiva Equateur, ibiva hehe ntabwo binyura hano, bifite indi mipaka binyuramo cyangwa se bigenda mu ndege. Ariko hano mu Eastern Congo, usibye n'amabuye n'abantu, barambuka bagafata indege hano bakajya iyo bajya. Ubu se tuzabuze abanyekongo cyangwa tuzabuze abantu ngo niba mushaka kujya Dubai cyangwa niba mushaka kujya Brussels cyangwa Paris or London or Washington, ntimugafatire indege mu Rwanda? Abantu bareke kujya bavuga ubusa. Hari ikibazo cya mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutseho, ntituri bukirenze ingohe, kandi dufite Minaloc hano bagarutse by'umwihariko kuri Gicumbi. Bati se turakomeza tubibaza abaturage gusa, ku ruhare rwacu nk'abayobozi n'uruhe? Minister. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo mwavuze nibyo, nk'uko na statistique yabigaragaje. Ikibazo mu by'ukuri ni abayobozi, uburyo twegera abaturage tukabana nabo umunsi ku munsi, kuko imyumvire y'abaturage ihinduka kubera ubuyobozi. Hari ingero dufite hirya no hino mu gihugu, mu midugudu imwe n'imwe, aho usanga iyo umuyobozi akora neza muri uwo mudugudu usanga nta cyaha kirangwamo, abana bose bajya mu ishuri, ndetse n'igwingira rikagabanuka. Bigaragaza rero yuko byose bishingiye ku muyobozi ubasha kwegera abaturage be. Icyo twabasezeranya ni uko nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ariko n'izindi nzego dukorana, ko turushaho kwegera abaturage kugira ngo abayobozi babane n'abaturage umunsi ku wundi, kuko umuturage
niba afite imyumvire iri hasi hagomba kubaho gahunda zo kumufasha kuzamura imyumvire. Dufasha n'urugero mwaduhaye mwashingiyeho rw'ikibazo cy'abantu bafite umusaruro nka Gicumbi ariko ugasanga bafite abaturage bagwingiye atari uko babuze ibyo kubagaburira. Ibyo nta wundi twabibaza, ahubwo twabasezeranya yuko tugiye gushyiraho uburyo buhamye bw'uburyo abayobozi babana begera abaturage umunsi ku wundi, ku buryo iyo miryango itandukanye imenywa ariko ikanitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Ubu dufite na systeme imibereho twamaze kubaka ituma tugira amakuru ya buri rugo, ya buri muryango, ku buryo n'iyo miryango irimo abana bafite ibibazo by'igwingira ubundi turayizi. Icyo twabasezeranya rero nuko tugiye kwiyegera by'umwihariko kugira ngo ikurikiranwe, ari ikibazo cy'imyumvire babashe gufashwa kugira ngo izamuke, ariko na bya bindi byo kuzamura umusaruro no kumenya uburyo bwo kuwukoresha neza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze Banyarwanda, uru ni urubuga rwacu, ni umwanya wo kugira ngo tuganire, ahari ikibazo tuhagaragaze, ibisubizo tubyishakemo. Umwanya urafunguye rero hano muri KCC. Yego, hari abo mbona bazamuye ikiganza hariya munsi ya screen. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire. Ni ukuduha uyu mwanya. Ntabwo ari uguhereza. Ubikosore bisubiremo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire. Njye banyita Trésor Gashonga, ndi rwiyemezamirimo ukiri mutoya, mfite company bita Inshuti Foods Limited. Inshuti ni food brand itunganya urusenda cyangwa se twongerera agaciro igihingwa cy'urusenda. Tukaba dukorana n'abahinzi basaga 100. Product zacu tukaba tuzicuruza hano mu Rwanda no mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu mahanga. Tukaba dufite na restaurant icuruza ama chicken wings cyangwa se inkoko zazi marinated, amwe mu sauces dukora. Turabashimira cyane kubwo opportunities agiye atandukanye muduhereza nk'urubyiruko, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba igicantege. Nk'urugero hari ibintu ukosore, ntabwo ari uguhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduha, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba ari imbogamizi. Nk'urugero hari ikintu abantu bagiye batandukanye bagiye batakoringaho kijyanye na access to finance. Nk'urugero nk'urubyiruko, buri gihe iyo ushatse kugana banki ushaka inguzanyo bigiye bagusaba collateral cyangwa se ingwate. Mu by'ukuri twebwe nk'urubyiruko ntabwo tuba dufite twese ingwate. Ikindi nanone kubagize amahirwe yo kubona ingwate ugasanga bisaba procedure nyinshi cyane, rimwe na rimwe igihe ubonye igihe baguhaye amafaranga akaza utagikeneye, atabasha kugufasha mu bintu wari ukeneye mu by'ukuri. Tukaba twabasabaga Perezida wa Repubulika yuko amabanki n'abandi bafite mu nshingano yuko batureba icyoroshye, kubera yuko ntabwo twese tugira amaloni. Urebye impact y'ibi bintu turimo tuvuga, yewe nk'urugero nk'urubyiruko, kampani yanjye ihereza akazi abantu 25, iha akazi abantu 25, ikaba inakorana n'abahinzi basaga 100, ariko bikunze ku buryo ki kubona amalons mu buryo bworoshye byajya bishoboka. Mu gihe kingana n'imyaka 3 twabasha guhereza akazi abantu twabasha guha akazi abantu basaga 500, twabasha guha akazi abantu basaga 500. Ikindi tukabasha no kuba twafasha abahinzi basaga 1000. Ikindi tukabasha no kuba twakoreza ibyo dukora mu mahanga. Ikindi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite ikibazo gikomeye cyane kijyanye na packaging ku bantu bari muri business zo kongerera agaciro ibiribwa, aho usanga cyane tubwirizwa gukoresha eco-friendly packaging, ariko akenshi na kenshi ugasanga kuzibona biragoye hano.
wanazimportinga uzivanye hanze ugasanga wishyura imisoro myinshi ku buryo usanga bibangamiye ubucuruzi dukora. Murakoze. Murakoze cyane Trésor. Reka twakire n'ibindi bibazo nka bibiri ubundi bisubirizwe